hanyuma noneho iyo ushaka kubona passphrase zawe uhita ureba ahangaha handitse ngo show my passphrase, ugahita ukanda ahangaha show ni ukugaragaza, hanyuma ahangaha ni uguhide. Aba warazitaye cyangwa se ukaba utazifite cyangwa se ukaba warazibuze mu buryo bugiye butandukanye, ariko kuri telefone yawe mu gihe ukora wallet waremejemo ko ugomba gukoresha na fingerprint muri account yawe ya Pi Network. Ntabwo ari buri gihe cyose wakoresha fingerprint muri account yawe ya Pi Network, keretse iyo inshuti bakunzi b'Umutagatifu, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana, mabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi, hanyuma mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Muri dashboard zacu harimo ko Open Network ari ku itariki 20 z'uku kwezi turimo kwa kabiri uyu mwaka w'2025. Hanyuma rero ku bigendanye na iyo update nziza twabonye, twabivuzeho mu buryo bugiye butandukanye, abayutubazi bagiye batandukanye bagiye babivugaho, kandi nibyo koko ngira ngo mwabibonye. Ikintu rero kiriho nuko kuri iriya tariki dushobora kuzatangarizwa igiciro cya Pi coin imwe uko kizaza kimeze kose, hanyuma tugahabwa n'uburenganzira bwo gukoresha exchange zigiye zitandukanye kugira ngo tubashe kwivunjira amafaranga cyangwa se kuyagura no kuyagurisha tunyuze muri exchange zigiye zitandukanye. Hari abantu rero batazi ko kugira ngo tuzabone amafaranga ya Pi Network muri fiat bizasaba hari abantu batazi neza yuko bizasaba kuba umuntu afite exchange imwe wenda akoreraho mu ma exchange agiye atandukanye akorera kuri iri koranabuhanga, hanyuma kutamenya ibyo ngibyo rero nuko nyagwa zigahera. Ubwo wowe utabizi uzategereza guhaha ukoresheje Pi zawe gusa, utagombye gutegereza kwivunjira, kuko nta muntu uzabona umukasha cyangwa se undi wese uzakugira muri systeme kugira ngo akuvunjire. Bitameze gutyo, ubwo uzazikoresha uko ziri, utegereze kujya ku isoko uzakoreshaho Pi coin gusa, mu gihe abandi bazaba baramaze kumenya iby'ama exchange bazabasha kwivunjira, hanyuma bagafata fiat zigiye zitandukanye. Ushobora gufata amadolari, ushobora gufata amayero, ushobora gufata amanyarwanda, amarundi ndetse n'andi yose yo kwisi akorera kuri izo exchange zigiye zitandukanye. Hanyuma ukamenya ko nanone ugomba kumenya exchange uko ushobora gukoresha, kuko zose zishobora kuba atari sawa bitewe na link wenda uhawe cyangwa se naho ukuye iyo platform cyangwa se iyo application ya exchange uhisemo. Ushobora kuzatuburirwa bitewe nuko muri iyi minsi abahakazi ndetse n'abatubuzi bagiye batandukanye nabo bagiye kukaza ubujura bwabo kugira ngo bagende bakuraho abantu Pi zabo. Muri iyi minsi rero hari abantu benshi badasobanukiwe ibya Pi. Rero niba uzi ko udasobanukiwe ibi bintu, itonde. Ikintu ugomba gukora ni ukugenda gakeya ukitonda muri ibi bintu, kubera yuko nuramuka ugiye mu bintu byo guhereza telefone yawe abantu bagiye batandukanye ngo bagufashe, bashobora kuzagukorera ibyo utifuza, hanyuma ugasanga usigaye urira kandi utarukwiriye kuba urimo kurira. Ibyo rero ni ibintu umuntu aba akwiye kubabwira kugira ngo mubyitegure. Niba uzi kufashwa nanjye, fashwa nanjye, abandi ubihorere. Niba rero uzi ko hari abandi bagufasha, fashwa nabo, ngewe unyihorere, kubera yuko biba bikwiye ko ugira umuntu umwe ugufasha. Ni nayo mpamvu nashyizeho uburyo bwo kugira ngo mfashe abantu. Hari igihe nigeze kuvuga kuva ku itariki zimwe kugeza ku zindi, mvuga ko bagomba gukanda akanyenyeri kugira ngo mbafashe muri iyo minsi. Hanyuma iyo minsi ishize nshyiraho indi minsi igeza ku itariki 15. Ntabwo wenda ibyo ndi buze kubisubiramo kubera ko nabyo sinkibishyigikiye cyane. Abantu bamaze gukanda ako kanyenyeri kuri cya giciro twari twumvikanye, ari ababikoze kuri cya giciro cya mbere, ari n'ababikoze kuri kira giciro cya kabiri, nzakomeza kubafasha kugeza ku itariki 15. Hanyuma nyuma y'itariki 15
nzafata izindi ngamba zirimo ko nshobora no kutongera kugira abantu mpura nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo mbafashe. Ibyo ngibyo dukwiye kumenya tukabisobanukirwa, kuko mu minsi iri imbere kubona umuntu ugufasha bishobora kuzagugora, bishobora kuzaba bigoranye, ariko muri iyi minsi biracyashoboka, ushobora kugerageza uburyo ushobora gufashwa. Kuri uyu munota rero ntabwo wenda aricyo cyari kinzanye, nuko ari akaba gaceho kugira ngo umuntu ajye amenya na gahunda umuntu aba ashaka kugenderaho, kandi uba ukwiye kubahiriza gahunda y'umuntu. Nibyo biba ari byiza nk'uko nawe umuntu yubahiriza gahunda yawe, niyo mpamvu nawe uba ukwiriye kubahiriza gahunda ye. Icyari kinzanye kuri uyu munota ni uburyo bwo kuba abantu bafite telefone ziciriritse cyane ku rwego rwo hasi, zishobora kuba zidakoresha fingerprint. Fingerprint ni uku nguku telefone uyifunguza ukoresheje igikumwe. Rero ku bantu bafite telefone bafungura badakoresheje igikumwe, bagakoresha amapassword asanzwe, kuri Pi Network ntago biberanye rwose pe. Reka tujye tuvugisha ukuri, turebe ibintu biba bifite ingaruka cyangwa se ibintu nanone biba bifite injyana bifite umumaro, byakugirira umumaro. Uramutse ubaye ufite telefone ishobora gukoresha fingerprint, byaba ari byiza kurusha ko waba ufite telefone idakoresha fingerprint. Kubera iki mvuga ibi ngibi? Abantu benshi cyane bakunda gukora wallet, bamara gukora wallet bagapestinga izo passphrase muri 3 no muri 6, ibintu bikaba biratunganya, ariko igihe cyagera akibagirwa za passphrase ziwe, kandi mu kuzibagirwa atarigeze akoresha fingerprint. Ni ukubera iki ari byiza gukoresha fingerprint? Tugiye kuvuga impamvu gukoresha fingerprint ari byiza, ntabwo wenda ari byo turi buvuge byonyine, na nyuma yuko tubisoza turaza kugenda tubaha ibi kiganiro kuri ibi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo turebe uburyo twamenya cyangwa se twakora cyangwa se twatunga Pi zacu zifite umutekano. Impamvu yo gukoresha fingerprint icyambere kuyikoresha byatuma ubasha kubona Pi byatuma ubasha kubona passphrase zawe ushobora kuba warabuze kubera ko wazibitse ahandi hantu ukaba wazibuze. Rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kubona izi passphrase mu gihe waba warazitaye cyangwa se ukaba utazifite cyangwa se ukaba warazibuze mu buryo bugiye butandukanye, ariko kuri telefone yawe mu gihe ukora wallet waremejemo ko ugomba gukoresha na fingerprint muri account yawe ya Pi Network. Ntabwo ari buri gihe cyose wakoresha fingerprint muri account yawe ya Pi Network, keretse iyo usanzwe ufunguza telefone yawe fingerprint. Hanyuma icya kabiri, mu gihe wakoraga wallet ukaba waremejemo ko ushaka kujya ufunguza wallet yawe fingerprint kimwe na passphrase, ukaba ufunguza imfunguzo ebyiri. Urufunguzo rwa mbere rukaba ari passphrase, urwa kabiri akaba ari fingerprint. Reka rero tubereke uko ushobora gukoresha fingerprinting. Rero kugira ngo uyikoreshe, turinjirira handi dusanzwe twinjira, ngira ngo murahazi, kuri utu turongo dutatu ahangaha mu nguni, kuri utu turongo dutatu nk'uko dusanzwe tubigenza, kugira ngo usobanukirwe neza uko tujya tubikora. Hanyuma nitumara kwinjira kuri turiya turongo dutatu rero, ubwo ikindi turaba tugiye gukora turahita reka twinjire kuri utu turongo dutatu, injira kuri utu turongo dutatu gutya. Hanyuma nitumara kwinjira turahita tunyura ahangaha kuri Pi browser. Ibi ngibi tuba dukwiye kumenya tukabisobanukirwa kugira ngo buri muntu wese ajye amenya uko yabyigenzereza. Hanyuma dukande kuri Pi browser, nitumara gukanda kuri Pi browser biradusaba kwinjirira ahangaha kuri alternative sign in. Ibi bintu tugomba kumenya tukabisobanukirwa muri iyi minsi kugira ngo tujye twifasha. Hanyuma nitumara kwinjirira ahangaha, icyo turakora reka tuhinjirire. Ubwo turashaka gufungura wallet ariko dukoresheje fingerprint. Hanyuma iyo tugeze ahangaha turategereza hagafunguka twa point cyangwa se twa tuzu, tujye tubivuga mu buryo twese tubasha kubyumva. Haragaragara utuzu, utwo tuzu turaza kudukomerezaho tureba icyo gukora.
Yes, iyo mvuga rero utuzu mba mvuga utungutu, utuzu ni utungutu mba ndi kuvuga. Icyo gihe rero duhita twinjira kuri aka ngaka kanditseho wallet. Kuri aka kazu kanditseho wallet niho twinjirira kugira ngo dufungure aka ngaka kanditseho wallet, tuba tugiye gufungura wallet. Hanyuma reka tukinjirireho kugira ngo dufungure wallet. Twagakanzeho kugira ngo dufungure wallet. Niba rero tugeze ahangaha ukaba waribagiwe passphrase zawe, ariko nanone ukaba warahawe ubu buryo bwo kuba wakoresha fingerprint. Ahangaha barakubwira gukoresha fingerprint, ahangaha bakakubwira gukoresha passphrase, kandi wibagiwe passphrase zawe urashaka gukoresha fingerprint. Iyi ngiyi yo hasi niyo ushaka gukoresha, kubera ko iyi ngiyi passphrase warazibagiwe. Wakagombye kuba ufite passphrase ukazishyiramo hano hejuru, hanyuma wamara kuzishyiramo ugahita ukanda kuri unlock with passphrase, ariko twarazibagiwe nyine. Niba rero twarazibagiwe tugiye gufunguza fingerprint, hanyuma nitumara gufunguza fingerprint ndaza kukwereka aho ushobora gusanga passphrase zawe. Ubwo reka duhite dukanda kuri fingerprint. Ninkanda kuri fingerprint, uko byagenda kose muri no system barahita baduhisha, kubera ko baba bashaka guhisha password, kubera ko ibi ngibi kubikora online kuri screen, ubundi system ziba zizi icyo gukora kuri byo. Ubu nkanze kuri fingerprint, bahise mu buryo bwa fingerprint. Ngenda hita nkoza aho mfunguza fingerprint, ndahita nkozamo urutoki rwanjye nyine finger yanjye, hanyuma ntegereze ko bifunguka. Hanyuma ubu ngubu ibyo nashakaga nibyo bigiye kuba. Ihangana utegereze ibi ngibi, hanyuma turebe ko bifunguka. Urabona ko aha birafungutse. Niba bimaze rero gufunguka, ikintu tugiye gukora ni igiki kugira ngo tubone passphrase zacu aho ziherereye. Kugira ngo tubone passphrase zacu aho ziherereye, nk'ubu nkanjye mere nkaho nazibuze, ariko nge ndazizi, kugira ngo nkwereke wowe uko ugiye kubigenza. Hari akantu hano hejuru bakunda kuvuga ngo kameze ngo harya ngo ni nk'iki, ubundi akani kameze nka setting, n'ubundi ni setting, ariko bakunda kuvuga ngo kameze ngo nk'imashini y'igare. Ni rwo rugero bakunda gutanga. Aka kantu rero wa mugani kameze nk'imashini y'igare muri kureba, niko tugiye kwinjiraho kugira ngo tubone aho passphrase zacu ziherereye. Reka tugakandeho, tugakanzeho ubu ngubu. Hanyuma rero niba tumaze kugakandaho, bahita nanone baguha uburyo bwo gufunguza fingerprint, kugira ngo bamenye neza yuko koko ari wowe ugiye kureba izo passphrase. Udafunguje fingerprint ntabwo bashobora kugukundira. Reka twongere dufunguze fingerprint, hanyuma dukomeze n'ibindi bikurikiraho. Mfunguje fingerprint ubu ngubu. Niba amaze gufunguza fingerprint, barahita banyereka utu dupoint tune turi ahangaha. Vuga ngo bwa mbere barabanza bakanyereka ahangaha kuri fingerprint, bakambwira ko nyine muri ino account yanjye nkoresha fingerprint. Hanyuma bakanyereka ibigendanye na test wallet. Iyo ushatse kuzifungura kugira ngo ubone test wallet yo gutestingiraho, ufungura ahangaha, ariko ntabwo nshaka kuwafungura. Hanyuma noneho iyo ushaka kubona passphrase zawe, uhita ureba ahangaha handitse ngo show my passphrase, ugahita ukanda ahangaha show ni ukugaragaza. Hanyuma ahangaha ni uguhidinga balance. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari byo dushaka. Ikintu dushaka ni iki ngiki cyonyine cyo kugaragaza izi passphrase, tunyuze kuri show passphrase. Tugiye rero gukanda kuri show passphrase, muhite mubona passphrase zanjye. Mwese abashaka kunyiba muhite munyiba. Aha, ndabizi harimo abantu barekereje ngo barashaka kureba passphrase zanjye. Ntazo mbahaye, ariko icyo nkubwiye cyo ni uko uramutse ukanze hano wahita wibonera passphrase zawe wari warabuze igihe kirekire, kandi uzifite muri
akawunti yawe ya Pi Network. Ahita ukanda ahangaha niba weho warazibuze ariko ukaba wafunguje fingerprint ikaba yagukundiye ikakugeza aha hantu. Ni byiza cyane gukoresha ubu buryo kuko ushobora guhita wibonera passphrase zawe ugahita uzikopiya, noneho haba hariho n'uburyo bwa kopi, noneho ugahita ugenda ukazibika neza mu buryo bwiza butekanye kugira ngo hatazagira undi muntu cyangwa se hatazagira ikindi gihe wongera kuzibura, kandi uzi neza yuko ari ngombwa kuba uzifite. Utaza kuvuga ngo ufunguza fingerprint ngo birahagije. Ntago bihagije kuko hari igihe telefone yawe bashobora kuyikwiba, cyangwa se batayikwibye aya application yose ashobora kuvamo, ndetse n'uburyo bwo gufunguza urutoki bugahinduka muri systeme isanzwe naha ngaho babuhindutse, bisaba kongera kubwestaramo bundi bushyashya. Aya rero niyo makuru ya fingerprint nashakaga kubaha kugira ngo umuntu wese ushaka gukoresha fingerprint amenye impamvu akoresha fingerprint. Hari rero nanga amakuru nk'aya ngaya akenewe n'abantu bakeya, hanyuma hakidumbukiza abantu bayazi bakanuka bakansereza bakagira bate, ariko mwebwe muyakeneye ni muyakire kandi nyabahaye n'amaboko yombi rwose. Murakoze cyane, reka dukomeze twiganirire. Wenda ibindi bintu umuntu yakubwira nuko niba ufite umuntu wemeye kugufasha muri Pi Network, gerageza ufashwe n'uwo ngo niba hari ibintu utumva gerageza umwegere aba ari we ubigusobanurira, kugira ngo nibura nubona habayeho ibura rya Pi zawe uzamenye irengero rya Pi zawe, umenye niba ari we wakwibye cyangwa se ashobora no kutakwiba, ariko ibyo yakoze akaba ari we wabasha kubigusobanurira, cyane ko ushobora kubiha undi we akakwiba untumenye ngo uwampemukiye n'uwuhe, uwakoze amanyanga kuri account yanjye ya Pi Network n'uwuhe. Hanyuma ibyo ngibyo bishobora gutera confusion hagati yawe n'abagufashije, ugasanga utangiye gushyira imanza nyinshi ku bantu bagiye bagufasha muri ibyo bintu bigendanye na account yawe ya Pi Network, kandi atari byiza cyane. Niba ufite umuntu ugufasha, uwo muntu umurambarareho, umugire inshuti yawe, umube hafi, ikibazo cyose ugize muri account yawe ya Pi Network, niba wizeye ko uwo muntu azi gutunganya neza ibya account za Pi Network, abigufashe kandi wenyine, apana kuvuga ngo uyu munsi nabihaye uyu munsi nabihaye uyu. Mwagiye mubona ingaruka z'abantu bagenda batanga amaccount yabo ya Pi Network ngo bafashwe n'abantu bagiye batandukanye. Bamwe muri iyi minsi bibwe Pi ntibazi uko byagenze, abandi muri iyi minsi arajya kubona akabona step yiwe ya 9 yabaye green, icyo gihe Pi ze zakagombye kuba zageze muri wallet, ugasanga ntizageze muri wallet. Uwo ngo ukajya kumva ni njye ahamagaye kandi sinzi igihe byabereye, sinzi uko byagenze, ugasanga rero sindi bubashe kujya gukemura ibyo bintu atari njye wabitangiye. Nubwo nshobora kugira ibyo nkemuramo, wenda mwumvishe nkumva uko ibibazo bye bimeze, nshobora kugira ibyo mufasha, hakagira wenda uburyo Pi ze zigaruka, cyangwa se hakaba hari nubwo numva ko byarangiye. Icyo akora iyo tuganiriye ngewe menya ko bashobora kuba barazikwibye, cyangwa se hari ubundi buryo wibeshye kuri wallet mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukaba warakoze ibintu bituma utari bubone wallet zawe zagezeho Pi. Bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye, ibi bintu biracanze, ibintu biravangavanze. Niyo mpamvu rero uba ukwiriye kubikurikirana neza witonze, ikindi ukagerageza kubyigira, ntago bigoye. Umuntu wese ashyizemo ubushake, ashyizemo imbaraga, ibi bintu ashobora kubisobanukirwa. Ntiyibagije yuko hari abantu bakunze uyu mushinga rwose pe, barawukunda pe, ni na byiza kuwukunda, ariko bakaba badafite ubushobozi bwo kwinjira mu matelefone yabo ngo bakoreshe iri koranabuhanga. Abo ngabo rero biragoye cyane, biranababaje. Ubona ko ni ibintu mbese ubona ko biranabangamye kubona hari umuntu rwose ubona ukabona ni mu gicuku, ari kure cyane, arakubaza amakuru atandukanye nayo yakagombye kuba arimo kukubaza, ari kukubaza ibintu kumva ko rwose ntagazi ibyo arimo, ntagazi ibyo ari byo, kandi ugasanga rwose ashobora no kuba yaragize n'amahirwe agafungurwa n'abantu bazima binyangamugayo, wenda ntibongere kubonana nawe, cyangwa se nubwo babonana nawe bakamukorera ibigomba gukorwa byose, ugasanga no kuri available balance
payi ze zagezeho neza, zirambariyeho, zigeze mu 500, zigeze mu 1000, zigeze muri 500, no kuri available balance ukazisangaho. Ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo azi amahirwe arimo kugendana, ntabwo azi iyo biva n'iyo bijya, aragenda abyereka umuhisi n'umugenzi. Niyo mpamvu nababwira ngo niba ugize amahirwe ukabona ibyo bintu ni ibyawe, icecekere. Ntabwo ari itangazo ugombye kujya gutanga hirya no hino. Uyu munsi abantu babyutse basakaye, bayagaye, barimo bahamagara abantu, babwira abantu ibintu bigiye bitandukanye. Ariko niba uri umupayiniye ukaba azi ko hari abantu batigeze bemera kujya muri uyu mushinga wa Pi Network mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wowe icecekere. Amahirwe wagize nuko wowe wabimenye, abatarabimenye ubwo ni akazi kabo, igihe cyabo kizagera nabo babimenye, kuko biracyashoboka kwinjira mu mushinga wa Pi Network abantu bagafungura account za Pi Network. Kandi nanone biracyashoboka kuba umuntu wamwinjiza akabona Pi nawe ukabona indi Pi, mu gihe kuzongera kubona Pi mu gihe kiri imbere bizaba bigoye cyane, kuko na rate ishobora kuzagabanuka ugasanga kubona nibura Pi imwe biragoye cyane. Ariko uyu munsi abantu bagifite ubushake bwo kuba bakumva aya makuru tugenda dutanga ya Pi Network, bashobora kugira amahirwe hanyuma bagafungura account. Ubu ngubu biracyakunda, hari igihe bishobora kuzahagarara umubare warangije kuzura, hanyuma abamayininga bakaba ari abo, nta bandi bazongera kumayininga iyi Pi Network, bikaba bihereye aho ngaho. Niyo mpamvu rero buri muntu wese ushobora kuba ari aho ngaho azi mugenzi we yumva usobanutse ushobora kubyemera, nubwo bitakiri ngombwa cyane kubibwira abantu benshi, kuko amakuru agiye kuzimenyekanisha rwose ku buryo noneho bazajya bizana mu buryo bugiye butandukanye. Aho bigeze uyu munsi umuntu yakakwiye gucecekanya, nta muntu nzongera kubwira iby'umushinga wa Pi Network, ahubwo bazajya birwariza bishakashakishirize amakuru namenyekana bazajya bagerageza kwizana. Mwebwe mutuze murebe ukuntu abantu baza muri Pi Network. Wenda reka ndekere aho ngaho, umuntu yakagombye kuvuga ibintu byinshi, ariko ibi ngibi birahagije. Namwe ubwanyu ko muri abantu bakuru, umuntu ufite imyaka irengeje 18. Akandi kantu nari kuvuga, abantu bafite imyaka itarengeje 18 bahawe KYC. Ufite imyaka 17 wahawe KYC, ufite 16 wahawe KYC. Ufite ikibazo cy'uko iyo KYC udashobora kuyikora kubera yuko ushyiramo ibyangombwa byawe bakakubwira yuko utujuje imyaka 18. Iyo wamaze gukora iyo systeme baraguhaye deadline, iyo deadline barayihagarika kubera yuko cyangwa se bakayongera kugeza ku gihe imyaka yawe izagera. Umunsi imyaka yawe 18 izagera, uwo munsi uzita winjira muri systeme, uhita ukora KYC bite bigukundira. Ibyo wenda ni ibintu bimwe umuntu aba agenda atohoza kugira ngo abibasangize namwe bibagirire umumaro. Ngewe rero ndi Leonard, iyi ni Umutara TV. Mu minsi iri imbere serivisi dutanga tugiye kuzatangira kwakira Pi. Hano tuzashyiraho wallet zacu. Abashaka kudutumira mu misango, abashaka kudutumira mu birori, abashaka kudutumira mu masabukuru ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, tuzashyiraho wallet zacu. Hanyuma noneho mugiye musendingaho coin, Pi za coin tugiye gutangira kuzakira mu gihe kitarambiranye. Nyuma y'itariki 20 tuzaba twamenye uburyo n'ukuntu izi Pi tugiye kuzakira no kuzikoresha mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma ibintu bikaza kuba bigenda neza. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kandaho, hanyuma twigumanire, hanyuma dukomeze tu mining mu gihe bigishoboka. Tugeze mu minsi ihera ya Pi Network, ubwo igiye kuronshinga ibintu bikaba uburyohe. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.